maze iminsi ntekereza hano naganiraho n'abakobwa iyo umugabo avuze ngo nutamuha ngo mutarashakana ngo nyine ngo mushobora kubana ngo ntabe satisfied nyine ngo nyine nabe satisfied. Girlfriend udaheza boyfriend wawe ntacyo urimo byo ta umuntu wawe ariko ufite icyo kibazo. Gusambana ni icyaha kandi gikorerwa imbere mu mubiri. Nujya gusambana n'umukobwa w'umugabo mwana w'umugabo nta wundi mugore uzabona, fata uwo mugende mu bana. Niyo mpamvu muri kubyara abana mutanashoboye no kurera. Ni gute ujya hejuru y'umukobwa uzi neza ko umukobwa utamugira umugore ntukoresha agakingirizo? Niba ubizi neza ko utamugira umugore kuki umujya hejuru nta gakingirizo? Ese ni ngombwa ko aho umuje aho utaramushaka? Ese uzabimwima nase uzabihana? Ibyo twavuye ngo bizitwa ko ari ugukingirizo n'ibinini n'ububandi. Ni ukuvuga ngo ugomba kuja ku mugore cyangwa kuja ku mugabo mwarashakanye. Okay, gushakana espera ariko umuntu mu confirma byose yabibonye. Ntabwo uzakonfirma umuntu utagize na kimwe abona. Iyo love uri kumubwira nyine imubwira nayikore. Abantu benshi mu isi babaye imbata y'inzoga, itabi ndetse n'amashusho y'urukozasoni. Nk'isoma iyi nkuru byanteye gutekereza nkaraga ubwonko ndacukumbura ndebe ko nabona ibisubizo bijyanye nabyo. Ako kanya mu kanya nk'ako guhumbya nahise nikoza kuri internet shaka ibinyamakuru n'abahanga bavuze kuri ibyo bintu. Wakwibaza ngo bigenda gute kugira umuntu yisanga yabaye imbata y'ikintu? Bahaye ikaze. Mu gukomeza shaka byinshi kuri ibyo nahise negura Bibiliya, kimwe mu gitabo abahanga bafata nk'igitabo cya mbere cyanditswe kandi cyahumetswe n'Imana, kirimo amabanga menshi asobanura kandi agahishura byinshi byahishwe abantu, ngo ndebe niba nabona imirongo cyangwa ukuri kwishi cyangwa iby'Imana yavuze ku ibyo bintu. Kuko abantu benshi mu isi twizera kuko ibintu byose biri muri iki gitabo ari ukuri kandi bisobanura, byerekana inzira nziza yo kunyuramo n'inzira mbi yo kureka kunyuramo. Abanyarwanda babivuga neza ngo ushaka inka jyama nkayo. Nanjye si byanteye gusinzira, byatumye nshaka ndacukumbura paka mbonye igisubizo kuri ibyo. Icyo ngusaba nawe ni uko mu minota mikeya n'amasegonda makeya tukicara tukavuga ko ibi bintu nawe ukabimenya. Mu buzima busanzwe umuntu aba w'agaciro nawe yazi byinshi by'agaciro. Niyo mpamvu nanjye ngusabye kumva ibi bintu kuko ari iby'agaciro byaguhindurira ubuzima kandi bikakuvana ku rwego rumwe bigushyira ku rundi. Benshi muri iyi si bemera Imana bakemera n'amategeko yayo ndetse bakayakurikiza ijambo ry'Imana rikababera nk'ifunguro ribatunga rya buri munsi. Kuba tuzi amategeko neza ntibivanaho ko hari abantu bayica kandi bayazi, kabaho n'abatayemera bakabifata byose nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu dutegura iki cyegeranyo twifashije Bibiliya n'imirongo ivuga ko ibi bintu tugiye kuvugaho n'impamvu abantu bamwe bisanga babaye imbata y'ibintu runaka. Turareba abahanga bisi icyo babivugaho, twifashishije ibitabo icyo bivugaho n'abashakashatsi icyo babivuzeho. Niyo mpamvu uyu munsi nabateguriye icyegeranyo kivuga ku mibonano mpuzabitsina, impamvu abantu benshi babaye imbata nabyo, ingaruka mu bijyanye n'imitekerereze n'uko umuntu yisanga yabaye imbata nabyo. Muhawe ikaze. Mu segonda rimwe wakora ibitangaza ukanda subscribe. Uburyo bwiza bwo kudushyigikira no kugumeza kudutera imbaraga mu byo dukora ni ugukanda subscribe. Subscribe igufasha no kugira uzongere wumve ibiganiro byacu tubagezaho. Nge ndi Dr EFUTA, simple and hardest. Muhawe ikaze. Iyi ni Impano Yacu TV. Nikojeje mu binyejana by'imyaka myinshi yashize ndeba no mu gihe cy'ubu, bona abantu bakomeje kwaguka mu bibereho yabo ya buri munsi no guhitamo ibibashimisha. Nafasha akanya katari gato shaka ibintu biza ku myanya y'imbere mu gutwara no gufata bugwate ibyifuzo ndetse n'umwanya w'abantu mu bijyanye no kwishimisha ndetse no guhaza ibyifuzo byabo. Mu gushaka igisubizo wowe ubitekerejeho wasanga ari ikihe kintu abantu bakora bishimisha cyane. Igisubizo cy'ukuri kirasekeje kandi giteye agahinda, kuko twasanze igisubizo cy'ukuri ari imibonano mpuzabitsina. Ukimara kumva ibi bintu ushobora kuba uri kwibaza ngo twabibonye dute. Mu gukusanya amakuru avuga ko imibonano mpuzabitsina ikorwa cyane gusumbya ibindi bikorwa ku isi, mu gukorwa cyane no kugira abantu imbata kurusha inzoga n'itabi, mu gushaka igisubizo cy'ukuri kuri byo twifashishije ibinyamakuru birimo medicalnewstoday.com, psychologytoday.com, onepagelove.com, washingtoncitypaper.com ndetse n'ibindi. Tutibagiwe na Bibiliya, igitabo gisumba ibindi byose ku babyizera.
twifashishije ibinyamakuru mu ijanisha ryakozwe hasanzwe 72.4% by'urubyiruko rw'abasore na 67% by'urubyiruko rw'inkumi bari hagati y'imyaka 16 kuzamura bakoze imibonano mpuzabitsina mu mezi 12 ashize. Twifashishije medicalnewstoday.com na psychologytoday.com bitwereka ko mwisa abantu bari hagati y'imyaka 25 na 34 aribo bibasiwe no gukora imibonano mpuzabitsina ku rwego rwo hejuru, kubera ko 85.6% by'abagabo bari mu iyo myaka hagati ya 25 kugeza kuri 34 bakora imibonano mpuzabitsina. Rikanatwereka ko abagore ari 87.5% bakora imibonano mpuzabitsina. Iyi mibare itwereka ko bitangira kugabanuka iyo begeze ku bantu bari hejuru y'imyaka 75, kuko ritwereka ko abagabo 36.7% aribo bakora imibonano mpuzabitsina, abagore ari 18%. Ucyumva ubwo rugero abantu bakuramo imibonano mpuzabitsina wakwibaza ngo bigenda bite, biterwa n'iki, ese nta ngaruka bigira kubikora? Abahanga babivugaho iki? Bibiliya se yibivugaho iki? Ese bigenda bite ngo umuntu yisanga yabaye imbata y'imibonano mpuzabitsina? Mu gusubiza icyo kibazo reka twifashisha ibyo Professor Simon Sherry yasubijeho. Ubusanzwe Professor Simon Sherry asanzwe ari umwarimu wigisha ibijyanye n'imitekerereze n'ubumenyamuntu muri Dalhousie University iherereye muri Canada. Professor Simon avuga ko mu gukora imibonano mpuzabitsina hazamuka imisemburo, muri yo twavuga neurotransmitter, hormone oxytocin ndetse n'iyindi, kandi iyo misemburo yose ikabikorana n'ubwonko ndetse n'umutima. Professor Simon akomeza atubwira ko iyo ukoze imibonano mpuzabitsina bishobora kugutera ingaruka nka mental and brain change, guhinduka k'ubwonko ndetse n'imitekerereze, kuko haba hihindagurika ry'umusemburo neurotransmitter bigatera kubaho neurotransmitter imbalance. Psychology Today nayo ikatubwira ko gukora imibonano mpuzabitsina bishobora kugutera indwara nka trauma na depression, ariyo guhungabana n'agahinda gakabije. Nk'abantu twemera Imana twakwibaza ngo Imana ibivugaho iki, ni izihe nama igira abantu bayo? Ku ikubitiro nahise ndambura Bibiliya nsoma Abakorinto ba mbere ibice 6 ku murongo wa 18, numva iki Imana ibivugaho. Haranditswe ngo muzibukire gusambana, ibindi byaha umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Ushaka gusobanukirwa no kumenya byinshi wasoma Abahebura ibice 13 ku murongo wa 4, ukongera ugasoma Abalewi ibice 21 ku murongo wa 9. Uzahava umenye neza uburyo wakwirinda ndetse ukanarinda n'umubiri wawe. Nkimara kumva iby'Imana ibivugaho nahise ngira amatsiko yo kumva iby'abahanga ndetse n'abashakashatsi babivugaho, kugeza ubwo naje kubona ibintu bikantungura. Ndabizi nawe nubyumva uratungurwa. Ubushakashatsi buvuga ko gukora imibonano mpuzabitsina bishobora gutera igabanuka ry'imitekerereze, ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwo kuvumbura no gufata icyemezo. Ubushakashatsi kandi bukomeza butubwira ko iyo ukoze imibonano mpuzabitsina umutanze igice cy'umubiri wawe. Ku bagabo kandi bivuga ko iyo ukoze imibonano mpuzabitsina umutanze ubuhanga bwawe, imbaraga wifitemo zo gukora ibintu ndetse n'ishyaka wifitemo ryagufasha kuvumbura ibintu bishya cyangwa guteza imbere urwego rw'imitekerereze yawe. Uko ugenda ubikora kenshi ni hahandi uzasanga ubuhanga n'ubushobozi wari wifitemo utakibifite kubera kubutangaguza kenshi. Nk'ibyumva nahise ndeba mu banyabwenge isi yagize uko byari byifashe, ngo ndebe niba ibyo bintu hari aho bihuriye n'ubuhanga n'ubushobozi by'umuntu. Muri abo bahanga n'abavumbuzi twavuga Isaac Newton, yavutse 1643, yitaba Imana 1727. Uyu yavumbuye laws of motion and universal gravity. Abantu bize physics baramuzi cyane kuko niwe wazanye motion law bakunze kwita laws of motion. Uwa kabiri twavuga Nikola Tesla, yavutse 1856, yitaba Imana 1943. Iki ni icyamamare mu bijyanye na electricity, ibyo ni ibijyanye n'ingufu z'amashanyarazi. Uwa gatatu twasanga APJ Abdul Kalam,
yabayeho umwaka w'igihumbi kimwe magana kenda na mirongo itatu na rimwe kugeza ejo bundi 2015. uyu yarazwi cyane mu gihugu cy'Ubuhinde kuko yabaye umuhanga mu bijyanye na siyansi uva mu gihugu cy'Ubuhinde. Si ibyo gusa kandi yabaye perezida wa 11 w'Ubuhinde. Abo bose tuvuze ruguru yaba Isaac Newton, Nikola Tesla na APG Abdul Kalam ntibigeze bashaka. Ndetse hari n'abandi bamwe mu bashakashatsi n'abahanga isi yagize batigeze bashaka. Hari ingero nyinshi z'abantu bagiye bahagarika imibonano mpuzabitsina cyangwa abandi bakayanga burundu mu bashakashatsi kugira ngo bakomeze bateze imbere ubushakashatsi bwabo. Ubu twavuga nk'umukire wa gatatu mu rutonde ruheruka gusohoka rw'abakire b'isi, Jeff Bezos, ari divorced. Ibintu tumaze kumva haruguru bitweretse ibintu byinshi tutari tuzi, bidusobanura binaduha n'ubumenyi bwinshi tutari tuzi kuri ibi bintu. Nge wabategure nkabagezaho iki cyegerano di Dr EFUTA Simple and Hardest. Iyi ni Impano Yacu TV. Kora subscribe kudushyigikira. Wowe utari wayikora, nawe wayikoze turagushimiye. Turabakunda cyane. Ushobora kandi no kutwandikira ibintu wifuza ko twazababwiraho muri comments, cyangwa ukaduha igitekerezo n'ibindi bintu wumva twahinduramo n'uburyo twazabategurira ikiganiro bikagenda neza kurushaho. Ndabakunda cyane. Imana ibane namwe. Dukomeze kuyubaha ndetse no kuyikurikira.